Mwiriwe, muri kumwe na Adrien Bizimana, tugiye kuganira ijambo ry'uno mugoroba mu kiganiro Rosoir. Imana yacu nishimwe ko twongeye guhura kuri uru rubuga rwacu duhuriraho. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza no kunudukunda. Tugushimiye ko uri kumwe natwe, tugushimiye ko ubana natwe, tugushimiye ubu buryo bwiza uduhaye bwo kuganira ijambo ryawe. Shimwa, himbazwa, ganza, tegeka, kandi imitima yacu uyireherezeho cyane kugira ngo twibwire ibyo ushaka. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Umunsi ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Ni ijambo rimaze iminsi rimfasha cyane, ni ijambo riri mu Isezerano Rikuru, mu gitabo cy'Abami, ibice byawo 18, umurongo wa 20. Ni inkuru abantu benshi bazi. Umutwe uravuga ngo Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali. Dusome ku murongo wa 20. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzagezahe guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali, abe ari we mukurikire. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, ni jye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka. Maze Imana iri busubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Amen. Haleluya, haleluya. Ngiri jambo nifuje ko tuganira. Iyo jambo nahayemo tuvuga ngo isubirisha umuriro niyo Mana. Isubirisha umuriro mu bibazo byacu, mu bibazo byawe, mu bibazo dufite niyo Mana. Bene data, iri jambo rya kumfasha navuze ngo hari igihe twiroturuva cyangwa se twisanga turi mu kigeragezo kimeze nkaho umuntu ari kuri wambonye, uri hahandi buri wese akubona akavuga ngo turebe uko bimeze. Uyu munsi turareba Imana ye ahiri guturuka. Uyu munsi turamufite. Uyu munsi yigize munyamasengesho, yigize nayo nigize. Uyu munsi turamubona. Uyu munsi turaza kureba Imana ye, Imana asenga. Ariko bene data, nshaka kubabwira ngo Imana dusenga ni Imana nyamana, ni Imana isubirisha umuriro. Eliya yabaye mu gihe gikomeye arwana n'umuntu bitaga Ahabu. Barwana bahanganye n'abakozi ba Satani, abahanuzi ba Bali. Bari baramugenjeje bashaka kumwica, bavuga ngo uyu muhanuzi ntago agomba kutubanaho. Noneho Eliya yisanga ari muri competition n'abo bantu, kugeza aho noneho yaje guhura nabo imbona nkubone ari 450. Uyu munsi nawe wishyire mu mwanya we wibaze, ugeze ahantu abantu bakurwanya 450 uri imbere yabo, waranze kwiyegeranya nabo, waranze kwisanisha nabo, ukavuga ngo njyewe nzaguma ku Uwiteka Imana. Eliya yisanga mu gihe nk'icyo ngicyo. Arangije arahamya. Uyu munsi aho tuganye kuja mu bita guhamya, arahamya aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko hari Imana. Haleluya. Uyu munsi bimenyekane ko hari Imana iby'izindi Imana, cyangwa se irengeje ubushobozi, imbaraga iruta izindi, ubushobozi burengeje ubundi. Ubushobozi ubwo munsi buragaragara, kandi Imana iri bugaragaze niyo iza kuba ari Imana nyamana. Abahanuzi 450, Ahabu arahari nk'umwami wabo, umuyobozi wabo, na Eliya nawe araho ngaho aravuga ngo uyu munsi biramenyekana. Bene data, nawe mu bibazo byawe uyu munsi bimenyekane ko Imana wizeye ari Imana ishobora byose. Ari nka ya nkoni ya Mose imira izindi nkoni ikazimira bunguri, kuko Imana ya Mose yari Imana itangaje, ntabwo ari Imana ya Farawo. Uyu munsi nanone hamenyekane ko twizeye Imana ya Isirayeli, Imana ishobora byose. Kristo twizeye arashoboye, kandi n'ibyawe arabishoboye. Imana yacu nishimye. Nuko Eliya arasenga, maze amaze gusenga
wenda mbanze mbereho gato yuko anasenga abandi arabwira ati mwebwe mbahaye rugari muri na benshi, ngewe ndi umwe, reka mbere kuri mwebwe muri benshi, mufate umwanya munini, mubanze mufate inka muyikatemo ibice mushaka, muyishyire ku nkwi, mutunganye igicaniro cyanyu, musenge Imana Bali. Uyu munsi haraza kwigaragaza Imana yo mu gihugu cy'ijuru, Imana ya Isirayeli iraza kwitandukanya na Bali. Uyu munsi bigaragara, arambwira ati muri abantu 500 mutunganye igicaniro cyanyu, nanjye nimurangiza ndagitunganya. Uyu munsi bigaragara ngo nuko ngo bafata nk'inka ya mbere bayicamo ibice bitandukanye, barangije bayishyira ku nkwi, bashyira hejuru inyama, barangije rero batangira gusenga Imana yabo. Maze ubundi ngo bahera mu gitondo bagera mu saa 5 zivaho, saa 6 ziragera, saa 6 zirarenga, saa 7 ziragera, ngo bimaze kugira mu masaa ngahe izuba ryenda no kuzima, ati Imana yanyu ubanza yasinziriye, nimwikebagure, ngo barikebagura bagira gute, musakuze cyane, barasakuza biranga. Bene data, hari imbaraga z'igizindi, hari Imana twizeye, hari Imana ishoboye, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana itegeka bigakomera, hari Imana idasaba ko twikebagura, hari Imana isaba ko tuyizera. Wamara kwizera ukavuga ngo Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru igasubirisha umuriro, Imana yacu nishimye. Uyu munsi mutwe uravuga ngo isubirisha umuriro niyo Mana, isubirisha umuriro mu bibazo byawe niyo Mana. Ntabwo tujya gushakashaka Imana hirya no hino mu bapfumu n'abandi bantu, oya, ahubwo Imana isubirisha umuriro, isubirisha imbaraga zitandukanye, imbaraga zikomeye, imbaraga zirenge, iyo ngiyo niyo Mana. Imana yacu nishimye. Ngo barikebagura, barananirwa, bari basakuje baze guhera mu gitondo saa 2 usakuza ukera mu saa 7, saa 8 zikakugeraho, saa 9 zikagera, saa 10 zikagera, bagatangira noneho kwisharura, bamwe bakisharura, ariko biranga. Umugoroba bavuga ati rero Eliya, turambuye amaboko, turatsinzwe, reka tugerageze umwanzuro wa nyuma turebe ko uri buve ku Mana yawe. Mwani magambo, twebwe birazi, twagerageje byanze, Imana yacu wapi, none nawe reka turebe ko nawe hari kiri buve. Muri bene data gihe tunyura mu bigeragezo bikomeye, arakavuga ati ariko ubundi ahoye nubwo uri umukristo byaranze, twebwe wenda turi abapagani, ariko nawe ugende turebe ko hari kiri buve. Ariko bene data, Imana twizeye ni Imana isubirisha umuriro, ni Imana yiserutse gutabara, izana imbaraga, igasubirisha umuriro, ikahita ibisoza. Imana yacu nishimye. Eliya noneho kugira ngo anabereke yuko rwose ari afite iyo confidence, avuga ngo Imana twagendanye ndayizi, Imana yabanye nanjye ndayizi. Yari ayizi yuko yamutunze ikamutungisha inyujije mu gikona. Yari abizi neza ko igikona cyazanaga ibiryo, yari azi ko igikona cyajyaga kizana umutsima kikamuzanira mu igihe yari yarahunze kikamuzanira ibiryo mu ishyamba. Yari azi neza yuko Imana yamuhaye amazi, yari azi inzira yamunyujijemo bamurwanya. Aravuga ati data ndakuzi kandi nzi uko ukora, ndazi yuko iyo usohotse gutabara ibintu byose biraceceka. Bene data, nawe Kristo ahaguruka atapfa gutabara. Uyu munsi Uwiteka Imana ahaguruka gutabara kurengera, kandi ndabizi nahaguruka abantu bose barabimenya. Abantu baraza kumenya yuko wahuye n'Uwiteka Imana. Imana yahuye na Hana yari mu gihe kibi, barahu ngira ngo niba muzi inkuru za Hana, yageze aho atsenga n'umubabaro mwinshi, avuga ati ariko data merewe nabi, ikigeragezo cyanutse pe ninamereye nabi. Kugeza igihe yagiye gusenga, ajya mu nzu y'Imana afite umubabaro munini mwinshi, ageza aho yivugana, umuntu ukajya uvuga ukagaragaza emotion ziri mu mutima we kubera agahinda. Icyo gihe ikigeragezo cyamumereye nabi. Hana nawe agera muri iyo state imeze gutyo, ariko aravuga ngo mu ijuru hari Imana isubirisha umuriro, hari Imana yimanutse gukora, abantu bose barabimenya. Igihe yari inyuma arimo asenga atavuga, ndabyibuka igihe umuhanuzi w'Imana wari uri aho ngaho umutambyi Eli aramuriye, aravuga ati ariko wa mugore we, uzageza he insindwe yawe, uzageza he kuza gusenga wasinze? Ninde wakubwiye ko mu rusengero habamo akajagari nkaho? Ninde wakubwiye ko ugomba kuza mu nzu y'Imana wasinze? Aramubwira ati mukozi w'Imana,
databuja ntago ndi umubyeyi w'injiji gutyo, ntago ndi umupfapfa. Ntugire ngo nasinze, ahubwo mfite ikigeragezo kimereye nabi, mfite umuruho wanjye, mfite agahondesho kanjye, mfite aho Satani arimo ankubitira ndahabona. Kandi yabikoraga myuze muri Penina. Naramubwira ati ariko Uwiteka hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Arangije rero icyo gihe aravuga ngo ntiwibwire ko ndi umupfapfa, ahubwo mfite agahinda gakomeye. Rero abyumvise aravuga ati niba ari uko nguko bimeze, Uwiteka kumvire, Uwiteka kugirire neza. Niba ari uko nguko bimeze, Uwiteka kurengere, Imana yacu nishimwe. Amaze kumubwira gutyo, Hana aravuga ngo Imana yanjye, Imana ya Isirayeli iraje ingirire neza. Haleluya. Nawe ushobora kuba hari ikigeragezo ufite, nawe ushobora kuba hari ikintu urimo guhura nacyo umeze nka Hana, uri gusenga wivugisha watari ku Mana, uyu munsi ndagushaka. Ushobora kuba ari uko nguko bimeze, ariko Uwiteka arakumva kandi ikigeragezo cyawe arasubirisha umuriro, araza kwitamurura. Uyu munsi uramureba kandi uraza gufatana nanjye gushima Imana. Nuko rero Eliya arahabwira ati kama mumenye Imana dusenga, Imana ya Isirayeli, mufate iki gicaniro mucyuzuzemo amazi. Ngo bazana inshuro ya mbere bashyiramo amazi, aravuga ati no muzane inshuro ya kabiri. Bongera bazana inshuro ya kabiri, baruzuza bashyira mu nca. Ati inshuro ya gatatu muzane nanone. Ngo bashyizemo inshuro ya gatatu, ngo amazi ararengera. Ijambo ry'Imana ko ryatubwiye, amazi ararengera agera ku gicaniro hejuru. Maze ubundi rero kimara kurengera avuga ati rero nimwigire hirya. Nimusoma neza kino gice muzara ukuntu ngo yabanje ngo gutunganya, ngo atunganya igicaniro, ngo ashyiraho amabuye 12 agaragaza imiryango 12 ya Isirayeli. Ngo arongera ngasana igicaniro. Bene data no mu gusenga, muri dusenga n'ubwenge, dusana igicaniro, maze ubundi duzamura isengesho twamaze kugira gute kugisana. Imana yacu nishimye. Arangije noneho kugisana, azamura ijwi aravuga ngo Mana ya Isirayeli, Mana ya Isirayeli. Akimara kuzamura isengesho, ngo umuriro uva mu gihugu cy'ijuru utwika igicaniro. Bene data turimo dusoza, ndakubwira ngo nawe sana igicaniro, sana ubuzima bwawe, sana imyizerere yawe, ongera uyigarure kuri Kristo. Uzamura isengesho uvuga ngo Mana ndagushaka muri kino kigeragezo, Mana ndagushaka. Uyu munsi Uwiteka aragitwika. Ikigeragezo kikomereye n'amara aragitwika, aragikongora. Uyu munsi urabona ishimwe, kandi ayo mashimwe turafatanya guhimbaza Imana. Munyemerere dusenge dusoza, ariko umenye ngo Uwiteka Imana yacu niyo Mana isubirisha umuriro, kandi ibyacu bigakemuka. Uwiteka nahimbazwe. Reka dusenge dusoza. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana twizeye, Imana twabonye, Imana twagendanye nayo ikadukemura ibibazo, ikatugirira neza. Hahandi twabonaga tumeze nk'aho turi rwagati, amenyo y'abasetsi ari bugufi bwacu, ukitamurura ukigaragaza. Iyo niyo Mana twizeye, Imana isubirisha umuriro, Imana ivuga bikaba. Iyo niyo twongeye gusenga muri no mugoroba, kugira ngo buri muntu wese ufite ikigeragezo kimumereye nabi, Uwiteka umurengere, kandi ibyari bimufiteho ijambo uyu munsi Kristo nawe bigireho ijambo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze rero, mugire ijoro ryiza.